umuti wadagewe ugakamarine kizanye gaterure mazo gafenkenye sakindi zabayibaruka unduti shenge wembabarira rata nutushe birabinyagwa biramagira niwakira umwaka we reste biryoha nk'ubuki nk'ubuki ariko bijyana ku rugi ubyumve iyo wisatuye uba wumva ari birungi ariko bijyana ku rugi rukwinjiza mu budandi nawe uboresha nashyuha we nawe uboresha nashyuha bindi bagende babyumve se akabazo k'amatsiko bose nawe urashyuha kwiki izuba ribereyeho iki none ubwo rero nta waburisha nashyuha nta n'umuntu utagira ishyano nuko tubihisha mumuraje rusange w'abasokuruza hari data na nyaso bose barawusanze ubasazanyiriza mu nyanja y'urukundo yimumeka urukundo igakundi karamba bombe n'umubano nawuburisha nashyuha umuti wadagewe kakamarine kiza gaterure maso gafenkenye sakindi zabayibaruka unduti shenge wembabarira rata nutushe birabinyagwa biramagira kizemo akantu inkuru nziza yakoze head voice nawuburisha nashyuha bahu abandi uri kumbwira ubu ngubu wapi sibyo Bosco wandika indirimbo ukazigurisha indirimbo wandika ukazigurisha uzigurisha amafaranga angahe reka twere kuvuga igiciro kiri precise kuko nta nubwo bikunda ariko navuga ayo ntajya munsi ubwo ayo najya munsi ushatse kuvuga ko ushobora kuza ugasanga indirimbo iri hejuru cyangwa iri kuri ayo ngayo ya nyuma ntajya munsi yes ayo rero najya munsi ni $1,000 kubera bivuze ko uko byagenda kose aho kujya munsi aho kujya hejuru jya hejuru abantu bari kugira ngo wenda n'ubwirasi nta abantu nabo bazi uburyo bino byishimo nyine umuntu aba haranira by'amezi angahe bakabona indirimbo irasohotse ko niba bimeze bajye bamenya nyine ko ari ibintu bidasanzwe indirimbo buriya ni ikintu kidasibama indirimbo ni ikintu gihoraho irakomeye ku buryo ari indirimbo iyifashwe n'umuntu umwe mu mutwe itamuvamo ni ikintu gitangaje ku buryo utapfa amafaranga yo rero bashobora kuba banyishyura yashira yagira ibiki ariko indirimbo ntiyashira ntiyasibwa uyu mwaka nabwiye abantu ko nta ndirimbo uzasohora ahubwo uzasohora Ishyano sibyo none rero washyira iminota mikeya ukoze Ishyano uriciye umurizo hashize iminota mikeya Ishyano ricitse umurizo bitwe bantu ba mbere badeklara Ishyano ubundi Ishyano rirakugwirira uziko twe noneho turarikora tukarideklara rero akaga twagasohoye Ishyano twarisohoye ubundi koko ni mu Rwanda naryo kandi ntacyo riratwara wenda umuntu washatse kugira icyo rimutware ko murabizi neza ko ibintu byacu biba ari educative ari ibintu byiza bigomba gutanga ibyishimo kuri buri ruhande bitewe n'impamvu wumva imiziki none urabyumva ate ko ku myaka mike yawe ukoze Ishyano nta myaka mike nta muntu utakora Ishyano
ntago ari imike uko n'uruhinja rugera ruvuka rugakora ishyano se. Aya ntabwo ari ishyano rya mbere ubashije gukora. amashyano twayanyuze no sundi wo guta umutsima. Hari umuntu ajya kumbwira ati wa mwana uzakora ishyano nsimenye ibyo ari byo none we mwiboneye ukora ishyano. ndanari dekara ahubwo abantu baze kureba ishyano ryanjye. hari nk'uburyo nka kera nyine umuntu yakoraga nk'akantu akaba azi neza nyine kari ikintu kirenze kibi akoze akajya kwihisha. none twebwe turi proud nyine y'ishyano ryacu. urumva ukuntu birenze. rero ni ikintu nyine nshishikarira abantu kujya kubireba batagira ngo ni ishyano ribi, ni ishyano rituma andi mashyano acika. Yes. Hari n'umuntu wavuze umuhanga ati ubyaye ishyano araryonsa. uri kumva uri kuryonsa ute? Impamvu aryonsa hari igihe nk'amashereka y'uwo muntu ahita arihindura nyine ntiribe rikiri ishyano rikaba ikintu kizima. Utaryonyeje rero noneho waba uri kongerera ishyano ubukana ku buryo riba ishyano nyine rifite n'ingaruka ku bandi bantu ribakorera ishyano rindi rikaba ishyano karundura, ishyano ribyara ayandi mashyano rihatsa amashyano yandi. noneho mbere yuko tubijyamo cyane banza twumvise ishyano uri kuricuranga baba rurihindire mu bundi buryo. Ubushize wafashe peer pressure uyikoragize nk'igisope, noneho nk'ingiyi yibaze nk'ishyano uri kumva iramutse ari ibaze nk'ubu ngubu iyo ndirimbo yawe yitwa Ishyano iri kuririmbwa na Daboje yabaye hip hop. umuti wadage we ugakamari nikisanye gaterure maso gafenkenye sakindi zabayibaruka Austin unutishenge we kabinyagwa biramagera adadadadadadadada biryoha nk'ubuki ariko bijyana ku rugi ubyumviye wisatuye yawe kiranyica cya Austin iri kuririmbwa na wa muviye barya yitwa ngo icyo muviri gakondo ibisope. umuti watakiwe gakamari ntikiza gaterure maso gafenkenye sakindi zabayibaruka undutishenje we abarira rata ntutushe birabinyagwa biramagira niwakiri uwo mwaka we. ariko muviye yitwa ariko ngo habugiyemo amajwi menshi gusa nkuru nziza ariganza birabinyagwa biramagira rumuraye rusange w'abasogokuruza none baze kurimba rero ishyano sibyo nakoraga se man bivange n'umurage bono muri iki kintu umuti wadagewe ugakamari nikizanye gaterure mazo gafenkenye sakindi zabayibaruka undutishenje we mbabarira rata ntutushe birabinyagwa biramagira niwakiri uwo mwaka we biryoha nk'ubuki ariko bijyana ku rugi ubyumviye wisatuye uba wumva ari birungi ariko bijyana ku rugi rukwinjiza mu budandi nawe uboresha nashyuha we nawe uboresha nashyuha bindi bagende babyumva. akabazo k'amatsiko bose nawe urashyuha kwiki izuba ribereyeho iki none ubwo rero nta waburisha nashyuha
nta muntu utagira ishyano nuko tubihisha. Mumurage rusange w'abasokuruza hari data na nyasa bose barawusanze ubasazanyiriza mu nyanja y'urukundo yimume ku rukundo igakundi karamba bombe n'umubano nawuburisha nashyuha nawuburisha nashyuha nawuburisha nashyuha nawuburisha nashyuha umuti watake kakamarini kisa gaterure maso gafenke sakindi zabaye baruka undutishange we abarira rata ntutushe birabenya kwa biramagira kizemo akantu inkuru nziza yakoze Head Voice. nawuburisha nashyuha nawuburisha nashyuha ye nawuburisha nashyuha abahu abandi uri kumbwira ubu ngubu wapi